Nyuma y'igihe kinini abantu benshi mumbwira ngo tuzaganire ku cyerekeranye n'ino miryango y'ibanga zino secret societies nyinshi cyane cyane mumbwira ngo tuzavuge kuri Illuminati. Illuminati ifite ukuntu ibamo abantu ngo b'abanyabwenge cyane ku rwego ruhambaye cyane kandi bagakorera mu ibanga mu bwiru ndetse baracyashyira mu bikorwa imigenzo byitwa kari ya migenzo ya kera nyine ariko ya migenzo itari ya gikristo nimba ariko twabyita cyangwa se itubashye Imana. Abo bantu akenshi ujya wumva abantu bavuga ngo abo bantu ngo bifuza kuzayobora isi, Illuminati yifuza kuzayobora isi, ariko ahanini abandi bakakubwira ngo ahubwo nibo bayoboye isi cyangwa se nibo bafata n'ibyemezo byinshi byibera muri iyi si. Cyane cyane bagahera bavuga ati Illuminati akenshi usanga ngo ifite ukuboko kunini cyangwa se ukuboko kose, yaba muri politike, yaba mu by'ubukungu bw'isi, ubwo ngubwo ntabwo ari ubukungu bw'ahantu hamwe, ubukungu bw'isi, yaba mu myidagaduro, ahantu hose ngira ngo Illuminati ugenda usa nk'uyumvamo. Niyo mpamvu navuze uyu munsi reka twinjire kuri uyu muryango w'aba Illuminati, tumenye ni bantu ki, tubyinjiremo byose, tumenye se ibi bintu bavugwaho nibyo ni bya bintu abantu baba bahimbahimba. Uyu munsi tugiye kwinjira muri Illuminati tumenye iyo ariyo, ndetse ifite aho ihuriye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose muri rusange, cyane ko ibimenyetso byabo bakoresha bano bantu bo muri Illuminati turaza kugenda nabyo tubireba tunabisobanukirwe, tumenye ngo iki kimenyetso kiba gisobanuye iki akantu ku kandi. We kora subscribe gusa, akantu kose turagenda tugasobanura kugira ngo tumenye Illuminati ni bantu ki. Ese koko ni abakozi ba Antikristo bari kumutegurira inzira? Turaza no kubihuza na Bibiliya, byose turaza kumenya ibyo ari byo. Ikindi wibuke gukora subscribe kugira ngo butaye ikiganiro cy'ubwenge nk'iki kizajya kiza kijye gisanga warahicaye mbere. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese imbaraga zo muri iyi si zaba ziri mu biganza by'abantu bake cyangwa se mu miryango mike akaba ari bo bantu bayoboye isi? Kuko abantu benshi bakunze kwibaza ngo ariko ubundi ninde uyoboye isi? Ese ni umuperezida w'igihugu runaka, ni igihugu cya Amerika perezida wacyo? Abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ninde uyoboye isi. Abandi bakavuga ati hashobora kuba hari imiryango cyangwa se twakwita nk'agatsiko k'abantu bake cyane aribo bafite imbaraga zihambaye z'iyi si, ari nabo batuma ibyemezo byinshi babiri inyuma bifatwa muri iyi si n'ukuntu isi yose muri rusange umurongo igomba kugenderaho, mbese bameze nk'aribo bakontorora buri kimwe. Abandi nanone bakibaza ati ese nanone abo bantu bafata ibyo byemezo cyangwa iyo miryango y'abantu bake bafata ibyo byemezo, ubari inyuma yaba ari Antikristo akaba ari ubakoreramo, cyangwa se ibyemezo akeneye ko bigera hanze bwa Antikristo na Satani mwene wabo, ati ibyemezo bakeneye ko bigera mu isi nibiba mu isi bakabinyuza muri ako gatsiko kameze nk'ako kayoboye isi kugira ngo bwa buhanuzi buvugwa muri Bibiliya buzasohore. Uyu munsi tugiye kuganira ku byitwa ngo ni Illuminati. Ni umuryango witwa Illuminati abantu benshi mukunze kuwumva. Ubundi ngo uyu muryango wa Illuminati ni umuryango ukomoka mu gihugu cyitwa ukomoka ahitwaga Bavaria, ariko uyu munsi wa none hitwa ngo ni mu Budage. Ubundi uyu muryango wa Illuminati ni umuryango watangiriye mu Budage mu mwaka w'1776. Uyu mwaka uyu muryango watangiriye wa Illuminati ntuwibagirwa, turaza kuwugarukaho. Uyu muryango wa Illuminati watangiriye muri uyu munsi cyitwa ngo ni Ubudage mu 1776. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu byinshi nyuma y'uyu muryango, icyo umuryango wa Illuminati ugamije, umuryango duhora twumva buri munsi. Hari n'abantu ujya kubona ukabona babonye umuntu ufite udufaranga nguri yasigaye ajya muri Illuminati, babona n'umuntu w'ikigo utagira ubwenge wenda wabonye udufaranga nguri ngo naye ngari muri Illuminati, babona umuntu usa nk'ukomeye ngurana ari muri Illuminati. Ntago ari byo, ntago ari uko Illuminati ikora, ntago ari buri muntu upfa kuyijyamo. Ntibazanakubeshye ngo umuntu ngo yapfa kujya muri Illuminati uko yaba afite izina rikomeye ku isukeka biramupanga. Illuminati ngo ntago ari uko ikora. Turaza kubirebera hamwe bimwe mu bimenyetso biranga Illuminati ndetse bigiye biri n'ahantu dusanzwe tubonesha amaso yacu ha buri munsi, tumenye Illuminati ubundi bimeze biti byayo. Wibutsa kugira ngo video nk'iyi ngiyi ikorwe yateye inkunga n'uruganda rwitwa Norbert Business Group cyangwa se NBG, kugira ngo video ibagereho imeze neza. Ubutumwa n'iri perereza riba ryagiye rikorwa n'ubushakashatsi, ababyihisha inyuma nabo baterankunga ba NBG bagukorera inzoga z'amoko agiye atandukanye kandi uyu munsi zihagaze neza ku isoko, zikunzwe n'abanyarwanda muri rusange. za United Gin, American Gin ni nyinshi n'amoko menshi cyane. Nigewe imfura mu muryango wacu, abambonye uretse ko nkundira uko ngaragara baranandahirira ngo ndyoshye ibirori nkizihira imisango, banzi ku izina rya United Gin. Barumuna banjye ni batatu, American Gin, Ingwe na Bombastic.
umubyeyi wacu NBG Limited yadutoje kugira urugwiro no gutanga ibyishimo ku nyokomuntu. Ntushidikanye ku buziranenge bwacu, twabiherewe icyangombwa. Inshuti yanjye, so mucurure ibinyobwa bya NBG kubera ko biri mu bacuruzi bose bakwegereye. Abacuruzi namwe mwikwicisha inyota abakiriya, nimubegereza ibinyobwa barabikeneye. Ngo ntimwegereye uruganda kandi murashaka kurangura, hamagara kuri 0782 16 14. Niba uri na kure turagutwaza. Icyitonderwa, ntibyemewe kunywa inzoga ku muntu wo munsi y'imyaka 18, kandi n'abazinywa tunywe mu rugero. Kirazira kandi ku mubyeyi utwite. Ndetse ibyo turi buze kurebera hamwe muri kano kanya biraza kugira aho bihurira n'ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya. Gusa mbere yuko dutangira none, reka nkubwire ngo ibuka gukora subscribe, ubundi dukomezanye tubona imibare nyine hari, tubona abantu turi kubwira ko bari kugira ngo n'ubutandi dushyiraho video ujye uri mu bambere mu kwita bayibona. Ubundi go dukurikije ibyagiye bivugwa cyangwa se ubushakashatsi bugaragaza ko uyu muryango wa Illuminati ubwo washingwaga ngo ni umuryango w'ibanga bashinze bagamije kugira ngo isi barebe ko mbega bagamije kuzana icyitwa ngo ni itegeko rishya ry'isi cyangwa se isi mbega imere nk'iyobowe mu buryo bumwe. Mbega mu yandi magambo ni abantu bashakaga kugira ngo politike ibe ari imwe ku isi yose, uyoboye isi ari umuntu umwe, ubukungu bw'isi buse nk'ubugendera ku mujyi umwe, ndetse n'imbaraga nanone twakwita ngo ni iz'amadini ribe ari nk'idini rimwe tu. Mbega ikintu cyose kiba ari kimwe apana ibintu byo gutatana kugira ngo bibashe kuyoborwa n'umuntu. Ibwo tukahita tubihuza nanone ibyo ngibyo byari gahunda yabo, nk'ibivugwa ngo Antikristo naza azayobora isi ariwe muyobozi w'isi. Ntabwo bavuga ngo Antikristo gazaza ari perezida wenda ngo w'igihugu kimwe ngo w'icyuya, azaza ayobora isi yose iboneka ariwe mucunguzi. Aba nabo ngo bajya gushinga uyu muryango wa Illuminati muri mu 1776 bifuzaga ko isi yose iyoborwa kimwe, ari bya bindi ujya wumva bavuga ngo ni New World Order. Mu mwaka w'igihumbi 1976 mu mwaka w'igihumbi 1776 itariki zari ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa rukwa gatanu, abagabo batanu nibo bantu ba mbere babanje kugira iki gitekerezo. Aba bagabo batanu barahuye baricara mu bwami. Icyo gihe bwari ubwami bwitwaga ngo ni Bavaria. Uyu munsi wa none ni usanga hitwa ngo ni mu Budage. Nibwo bahuye bagira amasezerano bavuga ngo gwera uyu munsi tugiye gutangiza umuryango w'ibanga uzajya ukora mu ibanga, ukazana impinduramatwara ku isi, ndetse uwo muryango tuzawita Illuminati. Nanone ngo umuyobozi wari uyoboye aba bantu batanu cyangwa se uwazanye nk'igitekerezo mbega kamera nk'ari uvuze ati ibintu tugiye kubikora gutya, mbega kabiri umuyobozi wabo ni umugabo bita ngo yari umunyamategeko, twamwita nk'umwavoka muri uyu munsi wa none. Icyo gihe yari umunyamategeko ukomeye cyane, akaba umufilozofe uhambaye cyane. Abantu baba filozofe baba bahambaye batekereza kuri ibintu birenze, ndetse ari umuntu ugerageza gushyira amategeko hamwe, akurikirana ibintu by'amategeko, agerageza no kugira inama guverinoma kugira ngo bagire amategeko bashyiraho agenga abaturage n'iki. Uwo mugabo bamwitaga ngo ni Adam Weishaupt, cyangwa se sinzi uko bisoma mu Kidage, ariko ubundi ni Adam Weishaupt cyangwa se Johann Adam Weishaupt. Ayo yose niyo yari amazina ye, ariko ngo mu Kidage basoma Adam Weishaupt, ariko ni Weishaupt ngo niko bavuga. Uyu mugabo Adam ngo yari umuhanga cyane. Adam Weishaupt ngo yari umugabo ngo wari ufite ibitekerezo byinshi cyane, ngo ni nabyo byatumye atangiza uno muryango. We yumvaga ko akwiye gushinga isi cyangwa se isi yacu ikagendera ku cyerekeranye ngo n'ubwenge bwinshi n'uburezi buhambaye. Ndetse uyu mugabo yumvaga ko abanyabwenge baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye badasanzwe. Nibyo nakubwira ngo kujya muri Illuminati ntago wapfa kubona minjiji cyangwa ikigoryi, uba ari bwa bwenge bwo hejuru bwa bundi nyine abantu muba mukeka utapfa kubasanga. Ati bashakaga ko abanyabwenge bahambaye cyane, abanyabitekerezo ngo bo mu bihugu bigiye bitandukanye bihuriza muri uwo muryango wa Illuminati, ubundi bagakora isi imwe. Buno rigatura masa atandukanye, twa tumeze Afrika, Uburayi, wiki mico itandukanye, amadini atandukanye, amoko n'imyiryane n'ibiki. Bo bashaka gukora isi igendera ku murongo umwe, idini rimwe, ibyerekeranye n'ubukungu biyobowe mu buryo bumwe, ibintu byose ari ikintu kimwe. Icyo kintu yashakaga ari byo akenshi mujya mwumva bavuga ngo New World Order, ariko bavuga ni ibyo ngibyo bashakaga. Ibyo ngibyo iki gitekerezo yagize uwo mugabo cyo kuvuga ati isi iyoborwe mu buryo bumwe cyangwa se itegeko rishya ry'isi. Na n'uyu munsi iryo jambo ribona hirya no hino, na n'uyu munsi ndetse mu miziki izenguruka hirya no hino ku isi ubonamo bimwe mu migenzo yakorwaga n'abayilluminati. Nk'ibi bimenyetso ubona, aba ni abantu bakomeye cyane bagenda babikora hirya no hino ku isi. Wagera ku muhanzi bitaga ngo wo muri Beatles bamwitaga John Lennon. John Lennon afite indirimbo yitwa ngo
iyo ndirimbo nuyumva neza ibitekerezo bya Illuminati na gahunda za Illuminati zose n'umurongo wazo, uyu mugabo nagiye mugarukaho kenshi ni icyamamare. Ni ukuvuga ngo John Lennon iyo ndirimbo Imagine iyo yumvishe umvamo gahunda zose n'ukuntu bundi Illuminati bifuzaga ko isi yaba imeze. Ndetse uyu mugabo muri iyo ndirimbo bita Imagine nuyumva neza uzumvamo ko ni umuntu waririmbaga ati ibaze dufite isi idafite ibihugu, kuko ibihugu mbega bimeze nk'ari mu buryo bindi bitandukanye, imipaka ubundi dutandukanye. Watera intambwe bakwereka ngo nutera intambwe uraba winjiye Burundi, nutera intambwe uraba winjiye muri Canada, uva muri Amerika n'urugero cya za Mexico, ibintu nk'ibyo. Ati ibaze dufite isi idafite ibihugu, mbega ari isi imwe nyine nta by'ibihugu bihari. Dufite isi itagira idini, ibyo bintu by'amadini bikavaho nibyo bibatandukanye, ugasanga bamwe ngo ni abasilamu abandi ngo ni abakatolika, abadeperi natwe tukahita tuziramo baroki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ibyo byose by'amadini bidahari ndetse n'izo ntambara zidahari nizo zibitera. Ibyo bintu bidutandukanye ubundi nabyo ngo bitera izo ntambara, ibyo ngo nibyo batashakaga. Gusa ngo bano bagabo ba Illuminati ngo ni abantu badasanzwe cyane cyane mu buryo bashukamo abantu cyangwa se uburyo bafata abantu bakabagira nk'ibikoresho, cyane cyane babandi byitwa ngo ni abanyabwenge bakomeye ku isi, abayobozi bashobora kuba bafite ubwenge ku isi bikaba ngombwa ko ari igere nabo babishiriraho, ndetse n'aba batunzi bahambaye cyane, cyangwa se waba utari n'umutunzi abona ufite ubwenge we bakamukugira umutunzi kugira ngo mufatanye muri izo gahunda zabo. Aba bagabo bamaze gushinga uyu muryango wa Illuminati, uyu muryango wa Illuminati ukimara gushingwa n'abo bagabo batanu ariko bayobowe na wa wundi nababwiye wa munyamategeko, ni ukubanga ikintu cya mbere bahise bakora ngo byarihuse cyane ku buryo abakire bose bari mu icyo gihe mu cyitwaga Bavaria, uyu munsi ni mu Budage, ngo abakire hafi ya bose, abanyabwenge bakomeye, abanyamafaranga hafi ya bose bahise bayoboka uwo muryango wa Illuminati, ngo baragenda ba benshi ariko ngo byari bigoye ko babihisha. Urumva muri mu kintu kimeze nkaho kibahuza muri itsinda, mbega mumeze nkaho mwashinze undi mutwe mu gihugu nyine kiyobowe, kandi mwise mwikora mu itsinda ry'abakire, abanyabwenge, ibikomerezwa muri rusange byihurije hamwe n'abandi banyembaraga. Ntabwo byari ngombwa ko, ntabwo byari gushoboka ko babihisha, barabigenderaga ifiyeri bakabivuga icyo bashaka, akarukuzana impinduramatwara ku isi, ibintu bakabishyira ku murongo. Ibyo byaje kugera ku muyobozi wari uyoboye ubwo bwami bwa Bavaria, nibwo yatangiye gufunga bano bantu bari muri uyu muryango wa Illuminati. Bamwe barafunzwe, abandi baricwa, ndetse ngo umuyobozi cyangwa se igikomangoma cyari kiyoboye Bavaria amaze gufunga abantu benshi bari muri iyo miryango, n'abakire benshi bari bamaze kwishyira muri utwo dutsiko n'iyo miryango biyita Illuminati, bamaze kubafunga abandi bakabagirira nabi, abandi bagahunga. Nibwo bahise basinya itegeko rivuga ko iyi miryango y'ibanga igomba gucika, zino secret societies zose zihagarare, cyane cyane iyitwa Illuminati. Nibwo baje gutangaza atabari bayigize hafi ya bose byaracitse, nta bagihari, nta muntu n'umwe cyo muri uwo muryango bita Illuminati, cyane ko abenshi babashinjaga kugambanira igihugu cyababyaye. Gusa nanone ngo bikavugwa ko ngo abo bagiye gutangaza ngo uwo muryango wa Illuminati ngo warimbutse burundu, nta muntu n'umwe usigayemo, ngo byose byanze. Bivuga ko ngo abo bantu nabo hari ikindi cyari kibihishe inyuma, bashobora kuba bari mu kagambane cyangwa se nta makuru bafite, kuko ngo byari bigoye uwo muryango wari umaze kugeramo bamwe mu bakire ba mbere, abanyabwenge ba mbere, ndetse n'ibitekerezo byabo byaramaze kugera ahandi, baramaze gutegura ibintu byabo ku buryo bamwe niyo baba badahari ari ibintu byakomeza bigendera ku murongo bikajya mu bandi paka n'abandi bakazabikurikiza. Bivuze ngo Ubudage ntabwo cyangwa se cyitwaga Bavaria icyo gihe ntabwo bari barishuwa nabo neza, kuko nimba uwo muryango wa Illuminati ucitse burundu, kuko ikintu ngo umuntu wese ahita yumva ngo arebye abo bagabo bari bamaze kugera muri Illuminati ukuntu ari abanyabwenge, ari abahanga cyane, ari abanyamafaranga, bafite ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yakenera kugira ngo isa yishyire ku rwego ashaka, ngo byari bigoye kumva ko ngo kuko wasinye itegeko ngo ribaca ngo wabaciye, ntabwo bishoboka. Ngo bivugwa ko ngo uyu muryango wa Illuminati wakomeje kubaho, ndetse ugenda unashyiraho ubundi buryo noneho burenze, aribwo bwo kugira ngo noneho bakorere mu bwihisho kurusha mbere, kuko mbere mwabaga mubazi bakorere n'abantu babo, bakorere mu bwihisho, ariko imipango yabo n'imigambi yabo ngo bakomeje gusa nk'abagenda bayigeraho, ariyo na n'uyu munsi ngo barimo kwigarurira kontrole y'isi yose, akaba bayikontorora, icyo bakeneye mu isi akaba ari cyo gikorwa. Mwe mukagira ngo nimwe mwabyihitiyemo, mwe muyituye, ariko ubundi biba biri kuba byose ahanini ngo biba biri mu murongo wabo bita ngo ni Illuminati. Ubundi ngo bivuga ko ngo uyu muryango wa Illuminati ngo igihugu cya mbere babanje gufatishamo, cyangwa se bakavuga ati iki gihugu tugomba kukigira icyacu neza, tukamera nk'ari cyo nyine dusagambiramo, tukamera neza kurushaho. Icyo gihugu ngo bavuga ko ngo ari Illuminati. Mumbabarire, icyo gihugu ngo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ngo n'ibimenyetso byinshi ubundi bigaragaza Illuminati iyo ariyo, bisobanura Illuminati, hafi ya byose buriya biri ku idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
United States so significant that Roosevelt. Perezida Roosevelt wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Perezida Roosevelt wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu banyamuryango bakomeye w'aba Masonic Society. Uyu mugabo niwe watanze design hanini zagombaga kujya ku idolari rya mbere. Perezida Roosevelt kugira ngo mbega projet zose za Illuminati, ibimenyetso bibaranga byose bigira ahantu bisa nkaho biri mu rwego rwo gukomeza kubaho umuryango. Ibyo bimenyetso byose biri ku idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba urifite warifata ukarirebaho aho uri, cyangwa se nkakubwira nimero ryoherezo nkaza kubikurebera. Dukomeze. Ndetse ngo n'uyu munsi wa none bivugwa ko ngo abagiye baragwa, urumva uyu muryango wabayeho kera mu 1776 bagenda babiraga bene wabo, babiraga abanyabwenge babo, abana babo bagiye bategura cyangwa abanyamuryango baragutegura ku buryo ibitekerezo byabo mukomeza mukabisigasirana n'uyu munsi. Bivugwa ko ngo ubu ngubu bayoboye Illuminati, bivugwa ko uyu munsi wa none ari bo bantu bameze nk'aho bayoboye politike z'ibihugu byinshi, umurongo ibyo bihugu bigenderamo, inkunga nyinshi ziterwa ibyo bihugu, ndetse ngo icyo bashatse yaba mu byerekeranye n'ubukungu, mu byerekeranye na politike, mu byerekeranye n'amatorero, ngo bafite uburyo byose bameze nk'ari bo babiri mu babiyoboye. Ndetse na n'uyu munsi wa none ngo bya bimenyetso byabo bibaranga, cyangwa se nk'aba ubundi abantu bose, cyangwa se ikintu cyose gisa nk'igikomeye kiba kigomba kuba gifite ibimenyetso bikiranga, logo zikiranga. Nawe ufite agakampani kawe kamufite ugasanga gafite amarogo n'ibiki, cyangwa uzarebe nk'igihugu kiba gifite ibirangantego, ibintu biranga igihugu nyine, ibendera, ibintu nyine biba bigomba guhabwa icyubahiro, biranga nyine ubusobanuro bw'uwuriwe. Aba bantu ba Illuminati nabo kuri uyu munsi wa none ngo bafite ibimenyetso hirya no hino ku isi bigaragaza ko bahari kandi aribo bayoboye isi, kandi ibyo bintu biba biri imbere y'amaso yacu ariko ntabwo tuba dushaka kubibona. Ikimenyetso cya mbere cy'aba bagabo ngo ni piramide. Ni ikimenyetso bizwi, ngira ngo iyo ugiye kubona n'abahanzi bakora ibi ba Jay-Z n'abandi bakoze bya biganza byabo baba bakoze piramide. Piramide ngo ni ikimenyetso cya mbere ubundi cya Illuminati kiyiranga. Ubundi ngo kuri Illuminati impamvu bakoresha ikimenyetso cya piramide wenda ngo ni ukubera ko ngo piramide bayifata nkaho uko ni nk'inzego nyine, piramide bayibara nkaho nk'inzego uko zikurikirana nyine. Ati nk'iyo urebye piramide iri ku idolari rya mbere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iriho utunuza cyangwa se icyo twakwita nk'inzego, uburyo zisumbanamo guhera ku muyobozi hejuru umanuka, hariho twabyita nkaho hariho intambwe 16. Ndetse izo ntambwe 16 zigize iyo piramide, cyangwa se nk'amaniva ari kuri iyo piramide ari ku idolari rya mbere, ngo bisa nk'ibigaragaza ya miryango 13 n'ubundi bavuga ariyo na n'uyu munsi wa none iyoboye Illuminati. Illuminati ngo ni imiryango y'ibanga nyine iyobowe n'imiryango 16 yibumbiye muri Illuminati, abayikomokamo, abanyabwenge bose gutyo. Ibyo rero ngo iyo miryango 13 niyo usanga kuri kira kimenyetso cya piramide, nivo ziri kuri ya piramide ziri kuri ku idolari rya mbere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse na none ngo bivuga ko ngo ubundi iyi si yacu uyu munsi wa none tubamo 99% by'abatuye isi bayobowe na 1% by'abasigaye buzuze 99% by'abatuye isi. Iyo 1% y'abatuye isi bivuga ko ngo niyo ibitse ubundi amakuru ya nyayo y'ukuri y'iyi si. Burarika hari igihe usanga twe tunafite amakuru atariyo. Buri hari abantu baba bafite amakuru ya nyayo ahishwe, bakajya bakumenyeraho makenya, ayo menshi bakayakoresha bakuyobora. Buri umuntu akurusha amakuru arakuyobora da. Umuntu araza akakubeshya ati hari hepfo bimeze gutya kugira ngo akurangaze, akuyobye, umuha amafaranga kuko yakubeshye ko afite amakuru y'ibintu ukeneye ku isoko cyangwa se n'ibindi. Iyo umuntu afite amakuru menshi arenza yawe, akenshi yakunyuza mu nzira ashaka. Bivuga ko ngo iryo 1% riyoboye 99% by'abatuye isi, ari ryo ngo riyoboye isi, rifite amakuru ahambaye cyane n'ubutunzi buhambaye cyane. Ndetse na none ngo iyo 1% ni nayo usanga abanyembaraga ba mbere bayoboye isi. Babanyembaraga ngo nituvuga muri politiki, babanyembaraga baba bari hejuru, ariko bakoreshwa bafite abandi bari hejuru bakoresha. Nitwagera mu bafite amafaranga menshi n'imishinga ikomeye ku isi cyane, ari amaproje menshi buriya tuba tuvuga ati aya ngaya ni nk'aho ameze nk'aho ari yayoboye isi. Aba yari inyuma nabo usanga bari muri iyo 1% iyoboye 99% by'abatuye isi, ari iri muri Illuminati. Nuramuka urebye iriya piramide iri ku idolari rya mbere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, idolari ntago ari rya mbere, ryari inote ya rimwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo urebye piramide iri ku idolari rya rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago iriya piramide yuzuye. Ubona ko ari piramide izamutse, ngira ngo uri kuyibona imbere yawe, yagira hejuru ariko ukabona hari akandi ga piramide kari hejuru kakagombye kumanuka kagafataho hariya hasi ariko katarafataho.
karimo n'ijisho. Kuba rero kari agapiramide ko hejuru katarafata hari hasi bivuze ngo nuko ni ibigaragaza ko ngo Illuminati itaragera ku ntego zayo. Ngo kari agapiramide ngo umunsi kazamanuka kagafatana na kiriya gipiramide kinini kirasa piramide ikaba ihagaze neza, ngo ni icyo gihe ngo icyifuzo cyabo icyo bazaba bakeneye kizaba kigezweho. Icyo gihe ni ukuza kwa Antikristo. Antikristo ngo namara kugera ku isi ayoboye isi. Bibiri ivuga ko mu buhanuzi bwa Bibiliya ko Antikristo nagera ku isi azayobora isi. Mbega ibyo byabyifuzo bano bantu bahoze bafite, bivuga bati tugira isi imwe, itegeko rishya ry'isi nyine kandi rimwe riyoboye isi. Antikristo ngo nazaniwe umuntu uzaba uyoboye isi. Apana biriya bakubwira ngo hano hari perezida w'iki gihugu hari ndi gutya na gutya kandi rimwe na rimwe batabona ibintu kimwe. We ngazaza ayoboye isi kandi twese tuvuga ati sure umuntu twari dutegereje, turi umucunguzi w'isi nuri, niko isi yose bizabivuga. Ubwo ndavuga ariko abantu batari mu Mana badasenga. Ikindi kimenyetso gusanga kiranga Illuminati ni cyitwa ngo ni all seeing eye. Ni ijisho nyine ngo ribona ibintu byose nyine rya jisho, ubundi bavuga ngo ni irya Satani. All seeing eye ukibona ahantu hose cyane cyane mu byamamare. Nanone kandi ngo usibye n'icyo kimenyetso ngo no ku note ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandi nababwiraga y'idolari rimwe, iyo usomye ku idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasi iriya mibare ubona yanditse mu kiromani, ngira ngo mwize kwandika ikiromani kera sinzi nimba uyu munsi bakibyigisha. Iriya mibare yo mu kiromani isobanuye 1776. Uwo ni wo mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaboneyeho ubwigenge. Leta ya Amerika ibona ubwigenge yigobotoye Abongereza n'iki, ikabona ubwigenge bakavuga ngo babaye igihugu. Byabaye mu 1776. Uwo mwaka wa 1776 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaboneyeho ubwigenge. Ni nawo munsi wa muryango wa Illuminati, cyangwa se ni wo mwaka wa muryango wa Illuminati nanone nawo ubwawo washingiwe. Bihuriye hehereye, ni ibintu byapfuye guhurirana. Kuki bimeze gutyo? None uwo mwaka ukaba uri no mu idolari rya rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ririya jisho kira kimenyetso cyitwa ngo ni all seeing eye, kira kimenyetso nyine cy'ijisho ribona byose, ribonera hamwe kandi ibintu, ngo ni ikimenyetso ubundi ngo gisobanuye ngo gisa nk'igisobanuye ngo twacyita nk'umuntu wateguye ibyo tugomba kugenderaho. Urabona bano ba architect bashushanya amazu abantu babamo n'iki, ukuntu bayarishanyije niko bigomba kugenda, niko mugomba kuyubaka. Ni nk'umu design. Ngo rero jisho ni nk'iryo umuntu rero wateguye ukuntu ibintu byose bizagenda, ubu uri kubireba yiturije areba ibintu byose uko biri kujya ku murongo, ibitagenda neza byongera bisubizwa ku murongo. Iriya jisho ngo niryo mbega riba riri kudukontorora, ribonera hose icyarimwe. Nanone kandi ikindi kimenyetso cya gatatu ngo byitwa ko kiri no mu bimenyetso bikomeye cyane biranga Illuminati, ni cyitwa ngo ni eternal flame, cyangwa se ni nka cya kibatsi cy'umuriro kitazima gihora hiteka ryose. Iki kimenyetso ngo nicyo kimenyetso gikomeye mu muryango wa Illuminati, cyane ko ari nacyo kigaragaza ko urumva ni umuriro utazima, ni ikibatsi kitazima, niyo eternal flame ya Illuminati. Bigeranya n'icyo kibatsi kitazima nabo biyita batazima, ntago bazima, ngo kubera ko ngo ni ba bantu nyine bafite ubwenge buhambaye, ibitekerezo bihambaye, ubumenyi buhambaye n'imbaraga ziyoboye isi. Babantu nyine kandi bafite ukuntu bisigasira babihererekanya neza ku murongo ku buryo uwo muryango utazigera ucika. Mbega ni umuriro utazigera uzima, ni ikibazo kitazigera kizima. Nuko bibara kuko ngo bahererekanya ubumenyi bagendera ku murongo, utuntu twabo twose tuba turi ku murongo kugeza intego zabo bazigezeho, kandi bo bumva ko aribo bantu mbega babashije gusobanukirwa. Mbega twebwe batubona nk'ubujiji, babona twe turi injiji, bo biyita ngo ni ba bantu bahumutse ku maso, babashije gusobanukirwa, babona ibintu twebwe tutabona, barahambaye nyine cyane, baturusha ibintu byose, bo niko bibona. Rero niyo mpamvu bavuga ngo nitwe rumuri rutazima. Ikimenyetso cya gatatu cyabo ni eternal flame. Ndetse nanone iyo urebye iriya bita ngo ni iriya bayita gute muri Amerika, Statue of Liberty, cya kimenyetso cy'umugore uteruye gutya iki urumuri ruhora rwaka nyine, agiteruye ya Statue of Liberty, ndakeka iri muri New York nimba nibeshye, baheruka muri Amerika nyimeruka yo kera, muraza kutubwira muri comment. Kira kimenyetso nacyo ngo bavuga kandi ni kiba kimeze nkaho ari ikimenyetso gihagarariye Illuminati. Nanone ngo iki kimenyetso cyangwa se iriya Statue of Liberty iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cya kibumbano cy'umugore uteruye wa muri rutazima ufite ikimenyetso uhagarariye, kira kimenyetso bakita ko nacyo ari icya Illuminati, gihagarariye rwa rumuri rwa Illuminati rutazima. Bivuga ko ubundi iriya Statue of Liberty yakozwe n'umugabo bitaga ngo ni Frederick Bartholdi. Uyu mugabo nawe yari Masonic, yari umumasoneri, ari muri bya miryango yitwa ngo n'aba Freemason. Ndetse kira kimenyetso kikaba gisobanuye nanone mu yandi magambo New World Order.
with symbol. ikindi kimenyetso cya Illuminati ubwo tugeze ku cya gatanu ni ikimenyetso cy'igihunyira. Igihunyira ni ikindi kimenyetso cya Illuminati kuko buriya ngo igihunyira ubundi ngo cyahoze ari nka rogo cyangwa se ari ikimenyetso cyakoreshwaga n'ikigirwamana kazi bitaga ngo manova cyari ikigirwamana nyimpiga cy'ubwenge kuko nabo bibona nk'abanyabwenge kandi kuko ubwenge barabufite ubwiyisi barabufite bwinshi cyane. Buriya igihunyira ni kimwe mu kimenyetso cyakoreshwaga n'ikigirwamana cy'ubwenge. Iyo ubonye ahantu igihunyira ntukakibonemo nk'inyamaswa itera umwaku n'iki, abandi bakibonamo ikimenyetso cy'ubwenge. Iki kimenyetso igihunyira ubundi ubwacyo kuko gikomoka ku kigirwamana ngo cy'ubwenge cyakoreshaga igihunyira ngo n'ubundi ngo ijambo Illuminati ubwabo byo risobanuye nyine ababonye urumuri cyangwa se abamurikiwe, abahumuwe ku maso, nimba ariko mu kinyarwanda cyiza nabyita abahumuwe nyine babashe kugira ubwenge kuko bifata nk'abanyabwenge ba mbere ku isi, niko bibona kuri uyu mubumbe wacu. Nibo bantu bahumutse abandi twese twaragoswe ngo turasinziriye kuko bo turi hejuru, babibona nk'abantu nyine babasha kugira ubumenyi buhambaye bari hejuru cyane. Niyo mpamvu rero ikimenyetso cy'ubwenge nk'igihunyira kitabura muri rogo zabo. Ikindi kimenyetso nanone ngo cyabo cya Illuminati ni cyitwa ngo ni obelisk. Obelisk ni ukubona biriya bintu by'ibibumbano bubaka bisa nk'ibisongoye bizamuka bikagera hejuru biri mu mijyi myinshi yo ku isi. Abundi ngo obelisk mu muco w'abapagani cyangwa se abantu batemeraga Imana, obelisk iyo bakira kibumbano iyo bakibumbaga ahantu kizamutse kimeze nk'igisitati kigera hejuru kimeze nk'igisongoye, iyo bagishyiraga ahantu ngo cyabaga gisa nk'igisemboriza cyangwa se nk'igisobanura ko gisa nk'igisobanura ngo ubuyobozi bw'isi cyangwa se ubuyobozi bukontorora aho hantu kiri cyangwa se isi yose muri rusange cyangwa se by'umwihariko kigakontorora abantu. Niyo mpamvu ngo bano bagabo ba Illuminati mu mijyi hafi ya yose igiye ikomeye ku isi wasanga za obelisk. Wasanga obelisk mu rwego rwo kugaragaza ubudahangarwa bwabo n'ubushobozi bafite bwo kuba bakontorora isi n'ibiyikorerwamo ndetse n'abantu n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Uramutse urebye imijyi ikomeye hafi ya yose ku isi igiye irimo obelisk. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahari. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari obelisk bita ngo ni Cleopatra's Needle, uzayibona iri muri New York. Mu Misiri iriyo, mu Bufaransa ziriyo za obelisk. Ibihugu hafi ya byose bikomakomeye ku isi bigiye bifite zino obelisk. Ikimenyetso cyabo kindi tugiye kugeraho ni cyitwa pentagram. Iki kimenyetso pentagram nagiye nyibabwiraho kenshi cyane turi kuvuga kuri babahanzi bagenda bagikoresha mu video yabo bameze nk'aho bari guterekera cyangwa se bari guha icyubahiro imyuka ya Satani n'abari muri Illuminati. Ikimenyetso ubundi cyakoreshwaga n'abapfumu n'abantu b'abarozi, iki bita ngo ni pentagram. Uzakibona mu video y'abantu benshi cyangwa se mu mafilm ateye ubwoba cyangwa se mu ndirimbo, ubona bameze nk'abari guterekera cyangwa se bari gukora ya migenzo nyine ya gipagani ya Satani. Ikimenyetso cya pentagram ntabwo kijya kihabura, gisobanuye ibintu byinshi. Iki cyo cyitondera. Ubundi iki kimenyetso pentagram ngo cyari ikimenyetso kera bakoreshaga umuntu ari kugerageza kwirinda mu myaka ya kera, ari kugerageza kwirinda imyuka mibi kugira ngo amadayimoni ubashe kuyakumira cyangwa se ibintu byose bifite aho bihuriye n'imyuka mibi. Ariko nanone ngo abandi bakavuga ko iki kimenyetso pentagram ngo cyakoreshwaga nanone n'umuntu ameze nk'uri kugaragariza Satani nk'ikimenyetso kigishyira avuga ati kuba ngifite nanjye nduwanyu ngiye nta kibazo mukwiye kungiraho cyangwa mukwiye kunezaho. Uyu munsi wa none nicyo kimenyetso gisa nkaho gihagarariye Satani cyangwa se gihagarariye Sekibi iyo gikoreshejwe hirya no hino. Ni nka logo ya Satani iyi pentagram. Mu 1791 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwitaga ngo ni George Washington. Perezida George Washington yaje guha akazi umugabo nawe wabarizwaga muri ya miryango bita ngo ni abafuremaso, nabo tuzagira igihe cyabo muri baba furemaso. Amuha akazi, urumva n'ubundi abo furemaso nibo baba bari muri bya Illuminati n'iki. Nibwo yaje guha uwo umugabo bitaga ngo Pierre Charles L'Enfant amuha akazi kugira ngo abe ari we udesigninga umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Haramujya mubona uriya murwa mukuru wa Washington. Wahawe akazi n'umugabo wari uri mu bafurimaso. Baramubwiye ati ugomba kudesigninga umujyi wacu wa Washington ukuntu uzaba umeze. Uwo mujyi wa mugabo ukuntu yawudesigninze cyangwa se bawukoze byari bimeze nk'aho bawugeze nk'umurwa mukuru nanone. Twitanira ngo n'umurwa mukuru w'isi ariko bura ni nk'umurwa mukuru n'ubundi w'aba Illuminati cyangwa se w'abakozi ba Illuminati. Kuko iyo urebye ku ikarita yuriya mujyi wa Washington DC uhita ubibona nyine iyo urebeye ku ikarita cyangwa se ukarebera ku gishushanyo mbonera hejuru uhita ubonamo cya kimenyetso nababwiraga cya Satani aricyo bita pentagram.
ubundi ngo bavuga ko iyo ugiye guhamagara satani, ugiye guterekera ukora ibintu byose bijyanye na satani n'imigenzo ye no kumuhamagara kugira ngo muganire, uba ugomba kuba kira kimenyetso cya pentagram kiri aho hafi, mugihagazemo mukagikoramo iyo migenzo, mukacyakirizamo amabuje n'ibindi byose bikorerwamo. Umujyi wa Washington DC ubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo uramutse urebeye ku gishushanyo mbonera ukawurebera hejuru, uriya mujyi wa Washington DC ukoze mu kimenyetso kirimo pentagram, ngira ngo urawubona, iriya ni map ya Washington DC, uze kuza kubireba. The seventh symbol. Nanone ikimenyetso cya karindwi cya Illuminati ni wa mubare 6, wa mubare wa Satani, wa mubare uvuga ngo ni umubare wa ya nyamaswa, ni umubare ukoreshwa na Illuminati byeruye, nicyo kimenyetso cyawe. Number 666 is. Nanone uriya mubare 666 bawita nk'ari ikimenyetso cya ya nyamaswa, ari byo biri mu bintu Antikristo ashyira imbere cyane, cyangwa se azadushyiraho mu gihe azaba yabashije kugera ku isi. Bivuga ko ngo Antikristo kira kimenyetso cya 666 murabizi abenshi muhita ngo umubare wa Satani, ikimenyetso cya ya nyamaswa, ariko icyo tuzi cyo ni umubare wa Antikristo. Abantu benshi muzi b'abastari ujya ubona amafoto yabo bafutse ku jisho bameze nk'aho bari kubaha cya kimenyetso cy'ijisho nababwiraga all seeing eye, cyaba twakibonye n'ikimenyetso cya kabiri cya Illuminati, noneho bakahita bazamurana turiya dutoki dutatu bikaba bikoze 666, ngira ngo uri kubibona. Ngo ukunze kubibona aba influencer cyane babikora, abantu bakomeye ku isi, abavuga rikijyana, abanyamafaranga, abanyembaraga. Nk'uyu mugabo ubona ari imbere n'umukinnyi w'amafilimi uhambaye cyane, Johnny Depp. There's a homage to. Ndetse ngo kira kimenyetso y'igikoze ngo bumeze nk'uri guha icyubahiro iyo miryango ya Illuminati, muri kuba hari ryakuzo ryabo nka kuriya nyine abasirikari yo duhuye, afandi wawe yo muhuye umukubitira isari. Iyo ni discipline, ni icyubahiro. N'aba bayobozi n'abandi bantu bavuga ari kijyana bakomeye ku isi, ngo kira kimenyetso ngo bagomba kugikora cya 6 mu rwego rwo guha icyubahiro nyine umuyobozi wabo ari we Satani, cyangwa se uwo muryango wabo w'Abayilluminati. Ngira ngo urubujye ubona Beyonce nawe ajya akunda kuzamura biriya bimenyetso cyane, agaraza 6. According to scholars. Ndetse nawe urabona Jay-Z na hano nawe Jay-Z ni nayo brand ye cyane akunda kubikora biriya bintu byo kugaragaza ya piramide nyine ya Illuminati. Biriya nyine ni ibimenyetso bifite aho bihuriye na Illuminati, ndetse bya Illuminati byibanze n'amarugo yabo, iyo bikoze buri kubaha icyubahiro bakwiriye nk'abantu nyine bafite aho bakugejeje. Ndetse ngo bivuga ko ngo bano bagabo ba Illuminati nta kindi kintu bagamije ari ugushyiraho ya guverinoma iyobowe na Satani, iyo guverinoma nyine iyobowe na Satani ariwe Antikristo bategereje, ndetse no kugerageza kugendera kuri uwo murongo nyine w'iyo myumvire n'imyizerere yabo. Ikindi ukwiye kumenya, abo bagabo ntabwo bikoresha nabo bwabo, kuko iyi si turimo, ngira ngo urabizi umuyobozi wayo nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, umuyobozi w'isi muri iyi minsi, cyangwa se kuva isi yabaho nyuma y'uko Satani amanuye mu ijuru. Satani niwe uyoboye isi yacu, ibyo byo birazwi. Na Yesu ubwo Satani yari ari kumugerageza ari mu butayu, yabwiye Yesu ati simbuka kuri uriya musozi, nisinzi ibintu yamugerageje amubwira ati buno bwami bw'isi ndabuguha uyobore. Bivuze ngo ni ibintu byari bizwi ko Satani yari afite ubushobozi bwo kuba yabwira Yesu ati ngo uyu bushobozi uyobora isi, ube nk'umwami hafi w'isi yose muri rusange, aba ari we yiyobora. Ubwo bushobozi bwo Satani arabufite bwo kuba yakugira nyine umuntu uyoboye nk'isi, akakugira umuntu wataje. Rero uwo mwuka wa Satani uyoboye isi gahanini bavuga ko ari uri inyuma nanone y'uyu muryango wa Illuminati, ku buryo n'ibyo bakoze byose bikomeza bigenda mu bushake nyine bw'ibyo batekereza gukora. Ari byo nanone intumwa Paulo yigeze kutuburira avuga ati, nshuti zanjye nimukajye mwizera umwuka wose, mwizera ko ari umwuka mbega w'Imana, mujye mubanza musuzume uwo mwuka nimba ari uw'Imana cyangwa se ari umwuka w'abahanuzi b'ibinyoma uri muri iyi si. Uwo ni Paulo wari uri kutuburira muri Yohana wa mbere 4:3. Kubera ikintu Paulo yavuze gutyo tukaba tubihuje n'ibi, ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora kubona abantu nk'abo b'abanyabwenge bameze nk'aribo bayoboye ibyo bintu hirya no hino, ukagira ngo ni abantu boherejwe n'Imana. Ari mpamvu bavuga ati, Paulo yavugaga ati mubanze musuzume buri mwuka wose, nimugapfe kwizera ngo uyu mwuka ujye ubanza urebe uwo mwuka uri kubona w'ubwenge, uri kukwereka ibyo ugomba gukora, wakugeza ku bintu, ni umwuka w'Imana cyari ikindi kibyihishe inyuma, usuzume. Aribwo nanone uyu mugabo Paulo yavugaga ati buri mwuka wose, cyangwa se buri muntu wemera ko Yesu Kristo yaje muri iyi si yambaye umubiri w'umuntu kandi yari Imana, uwo mwuka uturutse ku Mana. Nanone Paulo akomeza avuga ngo umwuka uzabona uhakana Yesu n'ibikorwa bya Yesu birwanya, uwo mwuka uzaba uturutse kuri Satani, ntabwo uzaba uturutse ku Mana. Uwo ahubwo uzaba ari umwuka wa Antikristo. Ndetse mwagiye mwumva ko Antikristo ngazaza muri iyi si, ariko ahubwo akaba yaramaze kuyigeramo. Uyu ni amagambo ari muri Bibiliya, ngo uwo mwuka ngo uhakana Yesu Kristo, mbega urwanya ibya Yesu Kristo, ngo ni umwuka wa Antikristo. Mwagiye mwumva ko azaza muri iyi si, atariko ahubwo yamaze kugera muri iyi si. Ibyo bisanga muri Yohana wa mbere 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Usiko wasuraza kubyibonera.
ndetse icyo ni ikikwereka ko umwuka tubona hanini muri iyi si ubona ko ntabwo wemera Yesu n'uburyo akoramo. Niyo mpamvu bakubwira ngo ni umwuka wa Satani ukorera muri abo ba Illuminati kugira ngo babashe gushuka isi no kuyishyira mu bushake n'umurongo wa Satani. Ari nabyo usanga mu Befeso 6:12 kuko ngiye mbibabwira ati intambara bundi abantu mwemera Yesu cyangwa se abakristo murwana ntago ari intambara ngo y'abantu bafite umubiri n'amaraso n'iki, ni intambara murwanye n'imyuka cyangwa se n'amadayimoni atagaragara. Gusa nanone akenshi urebye nk'ubushobozi bw'abantu bari muri Illuminati cyangwa se bivuga kuri Illuminati uburyo iyoboye imisi, uburyo bakoramo, uburyo bashobora kubyuka ukisanga mu kintu utari cyo warapanze, akenshi ushobora kuhita utinyuka uvuga ati bano bantu baturusha imbaraga ntacyo twakora. Nibyo koko, ariko izo mbaraga ntabwo bazirusha Imana. Bivuze ngo iyo uri mu Mana, Imana ibasha kukuyobora. Ibyo nimba ubyemeye ngubwiye, andika muri commenting amena, mbone ko turi kumwe ubundi dukomezanye. Ati nkuko nanone Yesu yakomeje kubitangaza avuga ati nibyo koko Satani hari n'umwuka we ushaka kuyobya abantu kuri iyi si, ariko Bibiliya ikomeza ivuga ngo uwo Satani yamaze gucibwa hiteka. Nyine Satani ubundi azibizakubaho, Bibiliya irabivuga ko bizagenda aho bazamushyira, iherezo ryararizi nyine byamaze kuvugwa, nawe arabizi kazatsindwa yanatsinzwe. Ibyo ngibyo rero ngo nuko Satani yaza mu isi akagaragaza nk'ari umunyembaraga ayoboye ibyo byose ari inyuma y'iyo miryango ari kuyikoresha ngo bagugushe, ariko n'ubundi ni umuntu watsinzwe. Satani nyine yamaze gutsindwa byararangiye. Bivuze ngo icyo ukwiye gukora we ni ukwizera ahubwo wamutsinze ukagerageza kumwumvira no kureba inzira ugenderaho. Ati kuko Satani cyabakora no kugira ngo arimbukane na benshi kuko arabizi ko agomba kurimbuka, ariko akeneye kujyana na benshi, mbega ni nko guhangana abakeneye gusa, nubwo abagaragara nk'ari umunyembaraga yigeze nk'umuntu ufite ubushobozi bwinshi ariko burya ngo ntabwo. Niyo mpamvu nakubwira muri kano kanya ati ubuzima bwawe, umutima wawe, ibintu byose bishyire mu biganza bya Yesu Kristo, kuko niwe wenyine ushobora kuba yakuyobora agatsinda ibyo ngibyo byita ibinyembaraga kuri wewe. Ibyo byose biza iyo myuka nyine isa nkaho twavuze iyoboye isi. Reka Yesu ngaba ari uyobora ubuzima bwawe. As the Bible says, we should be. Kuko Bibiliya n'ubundi ivuga ko mugomba kuba mwiteguye igaruka rya Yesu, aho kugira ngo bimere nkaho namwe muri babandi bategereje ngo Antikristo naza ngo bizaturangiriraho. Oya, ntago ari byo wakagombye kubutegereje, wakaba utegereje Yesu, apana kumva Antikristo no gutegereza ibyo. Oya, reka dusoreze hano nkubwira ngo nimba wakunze ibivugiye muri iki kiganiro, wibuke gukora subscribe, comment, utuhe ibitekerezo by'ibindi butatwazagarukaho. Gusa ibyerekeranye na Illuminati byo ndagira ngo tuzabyinjira no mu kiganiro kirekire, ubushakashatsi bwabakozwe aho byatangiriye, aho bakorera detail yamerekeza akantu kandi kugira ngo tubisobanukirwe neza. Ibi byose kugira ngo menye ko mukeneye kubimenya, hanini ni ugukora subscribe na comment, ukambwira ati biriya bintu koko turashaka kubibona no gusobanukirwa ibyo ari byo. Reka mbabwire ngo reka dusubire mu kanya n'ibindi biganiro biri buze gukurikira. Ciao ciao.